shaka ikinyoma ucibwire maze ukigendereho. Tekereza ko ufite inzu ya chateau muri uyu mujyi maze uyitahemo. Bikore ndebe kura bishobora. Ibeshe yuko nta deni urimo mu Rwanda, uwunta nta deni ufite koko. Ngaho ibeshe yuko umugore wawe atatasha. Gira icyo wibesha urebe ko mutima wawe urabyemera. Ntiwakwibesha ahubwo ngo bishoboke. Imana mu guca imanza abahamya ba mbere izahamagara, umuhamya wa mbere ni wowe. Ni wowe uzasobanura ibyabaye. Mutima nama wawe ubizi neza. Uwo mwanditsi wandika afatanije na marayika ni umutima wanjye. Mutima wawe wandika ibintu neza udasobwa. Uyu ntiwamubesha ntukishuke. Araboronga. Abantu baratabara barareba bati rero no kujyana kwa muganga ntabikiri ngombwa byarangiye. Umugabo ararira yahirihirika hasi barafata batuyu na waragenda mumube hafi. Batuyu na waragenda mumube hafi mwabantu. Akangato ya mundeke ngende mureke nsigaye hehe yabwebwebwebwebwe. Abantu bamugirira gahinda barongera bararira kandi bararira babararize rero. Igihe cyo gushingura kigeze ngo bashire mu butaka hasi mu sanduku bayururutse atoya ndonda sigara ati nyabunda twabashize abasore mu mufate urayahungabanye byacitse. Baramuhumuriza baratwikira umugabo baramuyagira baramukomeza ihangane nuko bimeze atoya nanje nsigaye hehe. Birarangira angete irashira. Nasomye ngo dufite marayika udasobwa wandika ijambo ryose n'impamvu biduteye ngo abyandika neza. Niko byanditse muri cya gitabo cyitwa ibyigisho bya Bibiliya mu gitabo cy'urubanza, cyigisho cyitwa urubanza. Baranditse ngo abyandika neza mu buryo busobanutse ngo n'ubuhanga twakoresheje ngo dusobanurira abantu ibyabaye kandi tuzi ko atari byo, ngo nubwo buhanga twakoresheje tukemeza abantu ngo marayika arabyandika ko byavuye ku buriganya bw'imitima yacu. Maze uko yarasa byonyine hari igihe bavandimwe nja mu rukiko kuburana mwabantu mwe kuburana. Umuntu uzakujyana mu manza z'amampata zabaguhe mu gihe mubaga mwicaye mu rukiko muri kwiganirira, maze hari isaha igeraga mwese muhaguruke n'ingofero n'amakanzu. Hakaza n'abafite amakanzu afite ibimenyetso by'umweru, undi akaza afite ikimenyetso cy'umutuku, maze bose bagahagarara hariya. Ukuri wari ufite kukagenda ubarebye gusa. None uhereye ubu turashikamye ntabyo twakozeho maze turebe. Ariko saa sita ibirageze nyiribihaza baraje. Igitima ngo hwi umunyabyaha rero ibye nta kigenda. Igitima kiranyaruka ngo hwi. Ariko rero turaburana ntabyo twariye rwose. Mama yihutira mu nzu agezemo agiye gupfundura isafuriya asanga nta giherukamo. Agaruka yabishe rero. Muri hehe mwabisambo mwe, muri hehe mwabigwe, muri hehe mwanjije mwe. Tuti niki kuki mwangiriye mu nkono mukarya ibihaza by'abakozi mwabisambo. Tuti urashaka kuvuga ko mu nkono nta bihaza birimo? Ntabwo ari mwe mwandiriye ibihaza. Tutumva ahubwo nakarengane gatangiye rwose. Ntabwo twari tuzi ko ababyeyi barenganya abana babo, none ahubwo ibyo bihaza ubishyize kari wewe ugiyemo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Nziza umunsi w'umunezero
Reka twishimire aya mahirwe twongeye kugira muri uyu mugoroba. Iminsi 6 turangije turi mu nshingano zitandukanye z'ubuzima tubayeho, tukaba tugize aya mahirwe yo kongera kuboneka muri iki kiruhuko cyagenewe abizera. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ngira ngo tuzi neza ko hari abatangiye icyumweru ariko batagishoje. Rero ntubyite ibintu bisanzwe akamenyero kawe, tutekereze ko ubifite nk'umurage wawe, ahubwo ni intizo, ni ubuzima bw'inzibacuho turimo mu gihe kwizera kutubyarira ubugingo buhoraho. Rero twishimire ko twarinzwe n'imbaraga y'Imana kugira ngo dusohoze ibyo yifuza muri twe. Ibyo rero bidutere guca bugufi muri mugoroba ngo twumve ijambo ry'Imana. Muririmbyi indirimbo murakoze cyane, ntabwo narusha mbitekerezaho cyane kuko ikigisho ngomba kwigisha murakirangije. Masomo hafi ya yose murayasomye. None rero nkuko Imana wabiteguye atyo izina rye rihimbaza. Isomo tugiye kwiga uyu munsi ni urubanza. None namwe muririmbye urubanza kandi birakurikiranye muhavuye mpajya. Rero reka nje namwe kuri uyu mugoroba twishimire ko urubanza rw'Imana ruriho ku bwacu, ni urubanza rusobanura, rutunganya, rutandukanya ukuri n'ikinyoma byabaye mu bantu. Imanza zizabaho kubera icyo kibazo. Ntabwo imanza zizabaho ari ukuragiza umuhango, ahubwo urubanza ruzabaho ngo ibintu byose bishirwe mu mwanya wabyo, kandi umuntu wese abwirwe ibyamubayeho, nta rubanza rundi, nta kuja impaka. Abaririmbye barabiririmbye neza. Mushakira umusomyi rero tugiye gufatanya, afata mikrofone hano, abatekinisiye muyimuhe, noneho afashe gusoma aya masomo makeya kugira ngo tubashe kumenya icyo gukora icyo ari cyo. Ni amasomo 6, rya 7 rirabe ryo gusohoza. Bavandimwe, kuki hazabaho urubanza? Kuki hazabaho urubanza? Kuki Imana itahita ikemura ibibazo ko ari nyakuri, ko ibyo yakora nta wayivuguruza? Kuki hazabanza kubaho imanza no gusobanurira abantu kandi nta handi baje kuyirega ubwayo? Urubanza ruzaba ubuhamya bw'ukuri bwerekana ko Imana nta kwitagize ngo umwana w'umuntu akizwe ariko akayinanira. Ni ubuhamya buzaba igihe cy'imyaka 1000 cyose. Hazatanga uko imanza zaciwe zizasobanurwa neza, kuko ari imanza za mbere zicibwa n'ivuga butumwa bwiza. Burya n'irivuga butumwa nica rubanza. Ni ukugira ngo umuntu wese asuzumwe, arebwe ashingiye ku byanditswe, arebe mbese aho mpagaze hahwanye nuko ibyanditswe bivuga. Muri Matayo 24 rya nteruro rivuga umurongo wa 13, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose. Umurongo wa 14 hari, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga imperuka ibone kuza. Ubuhamya ni umurongo wa 14, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose. Matayo 24 umurongo wa 14, kandi uyu ni umugereka w'ibyavuzwe mbere,
kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga. Bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga, imperuka ibone kuza. Kuki ari amahanga yose? Aya mahanga agomba kubwirwa ubutumwa, kuko Yesu yavuze iri jambo riri muri Mariko igice cya 16, mwumve uhere ku murongo wa 15. Arababwira ati muje mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Muje mu bihugu byose cyangwa mu mahanga yose mubabwire ubutumwa bwiza. No mu byahishuwe harabivuga, nuko mbona muri kawunda aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bose bo mu mahanga yose, indimi zose, amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana kandi muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ibyahishuwe 14 umurongo wa 7. Kuki rero imanza zibanzirizwa n'ubutumwa bwiza? Nta muntu n'umwe Imana izacira urubanza rw'ibyo atumvise, nta n'umwe. Cyo gituma tudakwiriye gutinza urubanza rw'abisi. Badivantisi umunsi wa 7 twe dutwaye ubutumwa marayika 3. Uyu marayika wa 3 aravuga ijwi rirenga ryumvikana ahantu hose. Iri jwi rirenga rigomba kumvikana mu minwa yacu no mu mibereho yacu. Ntabwo ijwi rirenga rizakorera mu magambo gusa, ahubwo n'ibikorwa byacu bizajyana n'ubwo butumwa bwiza. Soma ibyahishuwe 14 urebe wumve uyu marayika inshingano ye. Ibyahishuwe 14 dusome duhere ku murongo wa 7 mwumve. Ari interuro ikomeye cyane. Avuga ijwi rirenga ati mwubahe Imana muyihimbaze, mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kirasohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Arega muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wundi wa 2 akurikiraho ati iraguye Babuloni, yes, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwayo. Ntabwo Babuloni izapfa kugwa idafite ikigushije, izagushwa n'ibwiriza butumwa n'imibereho y'abana b'Imana. Nibyo bizerekana kurimbuka kwa Babuloni. Babuloni ntabwo izapfa kugwa idafite ingabo zikikije zihagarariye ukuri. Reka munsomere rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 10. Rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 5 handitse ngo umurongo wa 10. Kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Uvuze bangahe? Twese. Nawe urimo? Nanjye ndimo. Ubu nanjye njyemo? Nawe urimo. Twese, nta n'umwe uzarokoka, nta n'umwe. Ngira ngo n'abaririmbyi niko baririmbye, kuko twese bangahe? Twese. Ariko muri kumva cyangwa ntabwo muri kumva? Turi kumva. Bangahe? Twese. Kuko twe dukwiriye kuzageza gute? Kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze, akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Mwumve. Kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza ari ibibi. Nta muntu umwe uzavira mwaho, buri wese azahabwa ibihwanye n'ibyo yakoze. Ntabwo Imana ari umwambuzi. Wakoze ibyiza azabihemberwa, n'uwakoze ibibi azagenza ate? Azabihemberwa. Buri wese azahabwa ibikwiranye n'ibyo yagenje, ibyo yaruhiye. Ibyo yaruhiye ntabwo Imana izabikwambura humura. Iburi ndyarya, ibihembo by'uburyarya birahari.
nibura umubeshi humura ntuzavira mwaho nawe uzabihemberwa ntabwo uzamubiri nta deni Imana izakujyamo wakoze ibyiza nawe ibyo wakoze byose biranditswe mu gitabo cy'Imana nta muntu n'umwe utazahagwa ibikwiranye n'ibyo yakoze ntawe Petero nawe yarabyanditse urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 hari isomo njya ntekereza cyane urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 iri somo muritekerezaho mumfashe kuritekerezaho kuko njya ntekereza ko riremereye cyane bavandimwe igice cya 4 murongo wa 17 n'uwa 18 igice cya 4 urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 17 na 18 ko igihe kigiye gusohora ngwiki kuko igihe kigiye gusohora musome neza musome murebe Bibiliya zanyu umuntu iri somo arisome uyu musomyi wacu adusomene natwe turi kurebamo kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana ariko se niba rubanziriza kuri twe hajya ubwo niba rurabanziriza kuri twe iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite rusubiza ahangaha ni urubanza rurabanziriza mu b'inzu y'Imana ndetse rukabakomerera bizamera bite ku batumvira ubutumwa bwiza niba urubanza natwe ubwacu ruri kutureba niba urubanza rubanjirije mu nzu y'Imana none se bizamera bite kuri babandi banze ubutumwa bwiza hari ikibazo cya 2 ku murongo wa 18 kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa iryo jambo muryumve neza ndashaka ko mutekereza utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe ariko muri Bibiliya zanyu iryo somo ryanditsemo yego mundebere ko ririmo niba biruhije ko mubyumve neza niba biruhije ko n'abakiranutsi bagenza bate bakizwa kandi mbabwire inshuti zanjye biraruhije pe n'abakiranutsi jansoma ubuhamya bwa Henoki wagendanye n'Imana imyaka 300 ngo kandi gusenga kwe kwari nko gutera k'umutima Daniel wari icyitegererezo cyo gukiranuka yasengaga 3 ku munsi ariko akora gusenga 3 ku munsi nukuva muri biro akaja kwicara ahantu asoma ibyanditswe gusoma imizingo agasenga aretse ibindi byose nasomye umwanditsi wanditse ngo niba Daniel yarasengaga 3 ku munsi afashe ibyanditswe akanasoma hasigaye imyaka 100 ngo umucunguzi wacu avuke mbese twebwe dusabwa kangahe twe dusohoreho n'imperuka y'ibihe niba biruhije ko n'abakiranutsi bakizwa none bizamera bite ku banyabyaha n'abatubaha Imana kandi mbabwire murabizi neza namwe mwicaye hano ntabwo biboroheye ku mutima kandi hari igihe ngwani ntambana kavuga ariko ko ntibye ko ntasambanye ko nta muntu natutse ko nta buri munsi niki kiri kumbuza kumva mfite amahoro nyamahoro mu mutima wawe ko ndi kumva mfite ibintu bidashitse muri je ko ndi kumva hari inshingano ntujuje mu mibanire yanjye n'Imana hari ibiri kubura hari ihumure rivuga ngo nuko rero kuko Imana isumba imitima yacu icyo kizatuma duhora twiyumvamo igisa n'urubanza rudatunganye ariko imitima yacu nitaducira urubanza izo mvugo n'ebyiri mu rwandiko rwa Yohana aravuze ngo
ngo imitima yacu nitaducira urubanza. Reka ayo magambo tuyasome tuyareba mwumve. Murebe neza mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 mwumve. Abanza guhumuriza abantu b'Imana ati nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nubwo turi abana b'Imana, hari interuro ijiremera cyane muri iki cyigisho, umurongo wa 19. Nicyo kitumenyesha ko turi abukuri, tukabona uko duhumuriza imitima yacu imbere yayo. Umva iyi nteruro. Icyo nicyo gihamya ko turi abukuri, kandi ko turi abukuri koko tukabona uko duhumuriza imitima yacu. Aka kantu kaje kanyuramo mu mitima y'abana b'Imana, kumva urahumurijwe pe. Nyamara ku murongo wa 20, nubwo imitima yacu iducira urubanza, kuko Imana iruta imitima yacu. Imitima yacu iri munsi y'ubutungane bw'Imana, kuko Imana izi byose nta kiyisoba. Ubwo rero ni icyaha tutakoze, ariko tukiri ku isi, urubanza rugomba kumvikana mu mitima yacu ko tutari intungane imbere y'Imana. Ariko nanone imitima yacu ntikwiriye kuducira urubanza ku byaha twahishe mu bugingo bwacu. Ni amasomo abiri asa naho agongana, ariko nta kiyagonganisha. Kuko twakoze icyaha tukagihisha mu bugingo bwacu, umutima nama wacu ukabubizi neza, umutima wawe uzagucira urubanza. Ariko nanone iyi mitima yacu nitaducira urubanza, turatinyuka imbere y'Imana. Ariko kandi kuko Imana iruta imitima yacu, imbere yayo nta muntu wo gutsinda urubanza uhari, kuko ubutungane bw'Imana buturusha ububasha. Ibyo rero narasomye ngo ibyo muzabishimira Imana niba wiyumvamo kudatungana kandi nta cyaha wakoze, ukumva ko Mwuka Wera hari ibyo atari yashitsa mu bugingo bwawe, ngo uzashima Imana uko nukwezwa kwawe, kandi n'ubusabane ufitanye n'Imana. Ni igihagararo cya Kristo kiri mu bugingo bwawe, ntiwagishikira umunsi umwe. Ariko buri munsi ujye ushima Imana yuko ushoje wujuje ibyo usabwa n'ijambo ry'Imana. Mwumve noneho, niba urubanza noneho rwabanjirije rwakiranutse rukabakomerera, abanyabyaha n'abatubaha Imana, mbese bo bizagenda bite? Ntabwo binteye impungenge. Ongera usome iryo somo ry'umurongo wa 18 twumve. Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe? Ntabwo mpazi. Utubaha Imana n'umunyabyaha aho bazaba, namwe muhatekereze. Niba n'urubanza rwadukomereye, abandi bo bazaba bari hehe? Matayo 12 umurongo wa 36. Matayo 12 umurongo wa 36. Bizera nshuti zanjye, dufite imbere yacu hari urubanza. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye ku butunzi bwe bwiza. Matayo 12 umurongo wa 35. 36. Yes. Kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Aho ngaho ngize ikibazo ngo umurongo wa 36 ndashaka ko tubumva neza. Nje ntabwo nawumvise neza. Kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga. Aho kandi ndababwira ukuri yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Wiki bazaribazwa ku munsi w'amateka. Ngize ubwoba. Ubare amagambo wavuze y'imfabusa uko yarangana uyu munsi. Ubare ni n'amahirwe nunayamenya ko wavuze amagambo y'imfabusa adatanze inama,
atagize uwahugura, atagize icyo afasha, ibigambo by'ibitorero gusa bitagira icyerekezo, bitagira umurongo, bitagira uwo bihumurije, bya bigambo byacu byo gusetsanya gusa, bitagira inama bitanze. Abantu bavuga ndababwira ukuri yuko bazaribazwa ku munsi w'amateka. Nasomye ngo dufite marayika udasobwa wandika ijambo ryose n'impamvu ibiduteye, ngo abyandika neza. Niko byanditse muri cya gitabo cyitwa ibyigisho bya Bibiliya mu gitabo cy'urubanza, cyigisho cyitwa urubanza. Baranditse ngo abyandika neza mu buryo busobanutse, ngo n'ubuhanga twakoresheje ngo dusobanurire abantu ibyabaye kandi tuzi ko atari byo, ngo nubwo buhanga twakoresheje tukemeza abantu, ngo marayika arabyandika ko byavuye ku buriganya bw'imitima yabo. Kandi ijambo ryavuzwe se n'uweho yavuze aya magambo uko muri kumureba ninde? Ko Bibiliya muzifashe mu ntoke, uwavuze iri jambo muri kubona arinde? Ninde? Ubwo se mu manza ntabwo azaba hicaye? Ndababwira ukuri yuko ijambo ryose abantu bavuga ry'imfabusa. Hari igihe uteguraga ikigambo cyo gusetsa abantu, arega hari n'abasigaye ubona bafite umugambi wo gusetsa mu rusengero. Intego ari ugusetsa gusa, nta nama zirimo mu bitumye abantu bamwenyura, nta nama zirimo, ari amagambo y'imfabusa yonyine. Ubwoba bwanje nibushire, Yesu yavuye mu gituro. Ndahumurijwe muri uyu mugoroba, uwavuye mu gituro ni wavuze aya magambo, kandi ni uduhumuriza ati nimuhumure ndi kumwe nawe. Nitwemera kubana nawe, ibyo twavuze byose azabihanagura mu gitabo cy'urwibutso, azabikuramo pe. Ngo Satani araturega akaturega atatubesheye na gato, ibirego byose yatureze, ngo amaraso ya Yesu akavuga interuro zibitsibya byose, ati ibyo byose wabareze, Karuvari narabababariye. Muhumure, urubanza ruzarangira, ariko uwihangana akagize imperuka ni uzagenzana, ni uzakizwa. Uwihangana akagize imperuka, ntabwo ari uwihangana akageza mu kwezi gutaha, wapi? Ni uwihangana akagize imperuka, ni uzakizwa. Nshuti zanjye, byashuwe ni ibyasomo rero twamaze kurisoma, ntabwo ndarigarukaho. Iryashuwe 14:7 ngo twarisomye, igihe cyo gucira abantu urubanza kirasohoye, ahubwo ngiye mu gitabo cy'umubwiriza 12 asoma here ku murongo wa 13. Igitabo cy'umubwiriza, abafite Bibiliya ntagatifu barasoma igitabo cy'ubuhanga. Iyi niyo ndunduro y'ijambo, n'umusozo w'ijambo. byose byarumviswe, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. N'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Umugabo umwe nasomye mu kinyamakuru, yari afite umugore batumvikana. Umugore ngo yari umusinzi, ari umunyabyaha utereye aho ngaho. Umugabo ngo akihangana, ariko atihanganya ari ukabuza uko agira. Hari igihe ibintu bikunanira ugasa naho ukemera kuba inganzwa, ariko udafite kamere ikijijwe ukazakora ishyano. Uyu mugabo naramwumvise ngo iteka umugore we yahoraga ari umusinzi, aramunira, ngo ageze aho uyu mugabo afata umwanzuro utari wo. Aragenda agura umusumari wa santimetero 15, araza awurambika aho ngaho, afata akanyundo ashira hariya. Umudamu we arataha yasinze,
ari kumbaza ati nsange wahishije, nsange washashe, ndaje umukobwa w'abinaka ntabwo urangira uyu munsi. Umugabo yicisha bugufi ati ngwino byose nabikoze, byose nabitunganije. Aramuvurunga, ariko umugore ageze inyuma inzoga ziramuganza, aragenda araryama, arasinzira. Wa mugabo rero nawe aryama arindiriye igikorwa cye. Henze umugore yasinziriye, afata wa musumari awutera mu bwonko, arawumanura uheramo imbere. Imitsatsi y'abadamu orongera twikiraho umutsatsi, ikibazo kirarangira. Umugabo abonye umugore yapfuye, byarangiye ntacasigaye, arahaguruka atera hejuru, ahamagara abana be ati yemwe bana, ati muntabare, munzanira amazi dusike kuri uyu muntu, ibyangombwa byo gufasha umuntu, ntonzi bibaye, nanje ndatangaye. Barahamagara, induru ziravuga, ko waje umuzima, ko wari uri muzima, ubaye iki, ingubi gukubise ni ya hehe, n'ibiki baguhaye. Arijijisha, ararira, araboronga. Abantu baratabara, barareba bati rero no kujyana kwa muganga ntabikiri ngombwa, byarangiye. Umugabo ararira, yahirihirika hasi, barafata, batuyu nawe aragenda, mumube hafi. Batuyu nawe aragenda, mumube hafi mw'abantu. Akanga toya mundeke ngende, mureke nsigaye hehe. Abantu bamugirira gahinda, barongera bararira kandi. Bararira. Bararize rero. Igihe cyo gushingura kigeze, ngo bashire mu butaka hasi mu sanduku bayururutse, atoya ndonda sigara ati nyabunda twabashize abasore mu mufate, urayahungabanye byacitse. Baramuhumuriza, baratwikira, umugabo baramuyagira, baramukomeza ihangane nuko bimeze, atoya nanje nsigaye hehe. Birarangira, angete irashira. Umwaka urashira, imyaka 2, azana undi mugore, imyaka 5, imyaka 10, imyaka 12. Byaribagiranye ntabihari. N'igihishwe cyose, ari cyiza ari n'iki n'ikibi, bizaza mu manza. Umunsi umwe muri icyo gihugu haba imishinga isanzwe yo gukora imihanda, barapima imihanda mu gihugu. Nuko abaterankunga baraza, abashinwa baraza ngo bakore imihanda. Niba ari abashinwa baje, niba ari abakoreya, n'imashini zabo n'ibipimisho byabo, umuhanda uragenda mu kupima no hejuru yaho bashinguye wa mugore. Ibyo ntawe ubyitayeho. Imashini ziraza zirahinga, ziramena imisozi, zirasatura, zirasenya, intambi ziravuga. Isaha imwe itoroshye ibiraje, maze imashini isenya, iri gusena umuhanda, iri guca imihanda, irasunika ikintu kitumvikana, kirahenenduka hariya, si ikinombe si iki, ahubwo ni isanduku yaboze, iramanyutse, utwenda twarimo, uturingiti bamushizemo. Bakibonye bati, abakozi bati mwe mwitonze iki ni iki. Bazungu barahagarara, bakora umuhanda, iki ni iki kicara hangaha. Bati turukubona ari umuntu bahashinguye. Ubumba bumbe noneho, barabumba urugingo kurundi, igufa kurindi, ariko bageze ku mutwe, umusumari basanga uracahagazemo. Rero uyu muntu yishwe n'uyu musumari, bakoraho basanga si igufa n'umusumari, uyu yishwe n'umusumari. None uyu wari uwa hehe? Ati ntabwo tubizi. Ati rero ubwo tugeze kuri iki kibazo, no guhamagara abashinzwe ubuyobozi bw'aha hantu. Barabahamagara,
bati ibi ni ibiki umuntu turongera gushingura dute uyu muntu wishwe n'umusumari mu mutwe none umubiri we nguyu imashini zirawutabuye mwongere rero murebe uko mwafasha mukongera kubumbabumba mukawushingura ahandi hantu none se uyu muntu yari uwande nyira wari hehe induru ziravuga abaturage batariko rero barahurura baraza batahafa hiri hafi y'igiti kiriya giti cyari kiri hariya aha twashinguye nyiranaka niba n'abanyamahanga bitwa ba nyiranaka simbizi ikinyamakuru nasomye cyo mu mahanga niho ari ba nyiranaka rero ndamwita nyiranaka nk'aho ari uwo mu Rwanda mubyumve neza none se aha oya naha twamushinguye rwose naha twamushinguye barakorera no baraza abayobozi ba leta baraza ababishinzwe baraza yemwe abapolisi baraza yemwe umutekano baraza bati rero noneho tumaze guhamanya ko yari uwanaka none yarwariye mu bihe bitaro bati ntabyo yavuye ku kabare umugabo yararize cyane twamushinguye ahangaha rwose umugabo we nawe yenda kwihamba ahangaha none uyu musumari rero ahubwo dore niwe wari wawumuteye none ari hehe bamwe bataririya mu mubande hepfo ari mu mateke mu gishanga ari hamwe n'umugore we yazanyira mu gishanga bashira muri ambaraje baramujyana bajyayo bene gukora umuhanda abazungu abashinzwe umutekano abayobozi baho hano abaturage barakurikira wa mugabo mu kubabona arira mu gishanga abazungu baraje bari mu biki amaherezo bamugeraho ni wowe witwira izina yewe igira hafi arabegera witwa nde sobanura utuye he asobanura mfite abagore bangahe mfite umwe niwe wa mbere oya undi yagiye he yarapfuye yapfuye rupfuke ha mwenyibutse ibyambayeho ntimunyibutse ibyambayeho we munyibukije abaye watoya tubwire yarwaye yishwe na burwayi iki ati ba ntabwo nanje mbuzi nanje arisobanura atesha abantu umutwe ngo be kumwibutsa akaga yahuye nako nigishwe cyose kizaza mu mana ntabwo uzi urupfu yapfuye ahubwo nawe uri gutangara ngo mwigimutse ibyambayeho niba bari bamuroze yavuye ku kabare uwo mwanya ruba ruramwanuye twabuze pfo na ruguru n'ubundi turamenya uko byabaye ibyo urabikora nkakwihorera ukibwira ko banywe nawe ariko nzabishira ku murongo bikurikirana ntiwibeshe imana ntisobwa nigishwa cyose bati noneho rero ubwo utazi ibyabaye gira hafi udusobanurire ibyo dufite muri ya mbaraje araza rebamo dusobanurire tugeze ahantu bashinguye umufasha wawe wico gihe umubiri we twawubonye uyu we wadusobanurira musumari uteyemo wagiyemo ute gisubizo sikiri hehe ni bya bindi ngo tware yobozi mbega nyine hano bayobozi mbese nyine ngubwo mbese nyine uko mubireba abayobozi nyine buriya kandi iyo umugabo ageze kuri iyo mvugo aba ari kuvuga iki iyo uri kuvuga utyo uvuze ngo iki bayobozi mbese nyine buriya nyine kandi koko nyine ubwo rero kandi bayobozi kandi rero nyine ubwo kandi nyine uko nyine iki tubwire uko byagenze tware nyine kandi nyine gusuvuza iki gusura isobanuye gusura uvuze uri byo bikora kakwiye ukimpanywe nawe byose nzabishira imbere bavandimwe ubasha guhisha abantu ibyaha n'umugore wawe wamuhisha ibyo wakoze
bikemera, n'abana n'akarere n'abayobozi bose wababesha, ikinyoma cyawe kigatambuka. Ariko ngo hari abantu batatu utabesha. Bangahe? Reka mbita abantu nubwo bose atari abantu. Batatu utabesha ngo bakwemerere. Uwa mbere utabasha kubesha ngo akwemerere, ihanganye. Uwa mbere wowe ayibeshe, shaka ikinyoma ucibwire maze ukigendereho. Tekereza ko ufite inzu ya shato muri uyu mujyi maze uyitahemo. Bikore ndebe kura bishobora. Ibeshe yuko nta deni urimo mu Rwanda, uwunta nta deni ufite koko. Ngaho ibeshe yuko umugore wawe atatasha. Gira icyo wibesha, urebe ko mutima wawe urabyemera. Ntiwakwibesha ahubwo ngo bishoboke. Imana mu guca imanza abahamya ba mbere izahamagara, umuhamya wa mbere ni wowe. Ni wowe uzasobanura ibyabaye. Mutima nama wawe ubizi neza. Uwo mwanditsi wandika afatanije na marayika ni umutima wanjye. Mutima wawe wandika ibintu neza udasobwa. Uyu ndi wamubesha ntukishuke. Uwa kabiri ni Satani. Ni se w'ibinyoma. Ibinyoma byose wabeshe wabikuye mu gikarito cye. Uri igisambo waramwibye. Ibisambo bye byose arabizi. Buri kinyoma ujyanye acandika ku ikarita yawe. Uvuye ahaninde bati ni Tanazi. Uvuye ahaninde bati ni Rugize Rutereka, ndeye kuvuga amazina. Tavuga Tanazi ari aha ngaha, mukagenda muri kumureba muti mbe Tanazi wumvise ibyawe. Dore ngiraga ingorane aha ngaha. Twumvikane. Iki kinyoma ninde ugiteruye aha bati ni runaka. Aracitwaje kandi kimuhesheje inyungu. Aracitwaje ibihahwa arabijanye. Aracitwaje akazi arakabonye. Aracitwaje urubanza ararutsinze. Aracitwaje umugore we aramwirukanye. Aracitwaje bamuhaye imyambaro. Aracitwaje bamuhaye isukari yashaka. Akivanyemo inyungu ni mwandiki. Na Satani ibinyoma byose nibye wabimubwira zakabiyoberwa kubesha. Imana byose murabikora kabihorera mukibwira yuko mpanywe nawe. Ifite Imana idasobwa. Tugeze ku isomo risoza. Daniel igice cya 7. Daniel igice cya 7. Isomo ryacu risoza isomo ry'umugoroba. Daniel igice cya 7. Soma duhere ku murongo wa 9. Daniel igice cya 7 murongo wa 9. Komeza kwitegereza kugeza aho bashyiraho intebe z'ubwami. Komeza kwitegereza kugeza aho bashyiraho intebe z'ubwami. Haza umukuru nyiribihe byose aricara. Maze haza umukuru nyiribihe byose aricara. Imyambaro yeraga nka sheregi. Imyambaro yeraga nka sheregi. Kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Umusatsi bwe bwasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro. Mwumva uko yarasa. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro. Zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere hatembaga umuriro. Imbere hatembaga umuriro. Uduhumbagiza baramukoreraga. Ibihumbi 10 ukubye ibihumbi 10 ibihumbi n'ibihumbi baramukoreraga. Kandi inzovu bari bamuhagaze imbere. Ufashe ibihumbi 10 ku bihumbi 10 bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Iyo ngeze aha hantu iyi nteruro ndi kuzisoma, urubanza rw'Imana. Kristo umutabazi mukuru aje guca imanza. Maze uko yarasa byonyine
hari igihe bavandimwe nja mu rukiko kuburana mw'abantu mwe, kuburana umuntu uzakujyana mu manza z'amampata zabaguhemukiye. Mubaga mwicaye mu rukiko muri kwiganirira, maze hari isaha igeraga mwese muhaguruke n'ingofero n'amakanzu, hakaza n'abafite amakanzu afite ibimenyetso by'umweru, undi akaza afite ikimenyetso cy'umutuku, maze bose bagahagarara hariya. Ukuri wari ufite kukagenda ubarebye gusa. Reka mbabwire inshuti zanjye, ni ubuhamya mpora ntanga ku byambayeho ku rubanza mama yaduciriye nje n'umuvandimwe twari turi kumwe. Yadukoreye umukino ntazibagirwa, ni Yesu uzawunyibagiza. Yesu twari abana abanyeshuri muri primaire, mama bafite abakozi baraza kumukorera uwo munsi akabahemba amafaranga. Aratubwira ati mwabana, arazinduka abyuka atetse ibihaza n'ibishyimbo, arabihisha, inkono arapfundikira neza. Atubwira ati bana banje, ndagiye mu kazi, ngiye kureba abakozi, ndaza kubagaburira saa sita, ngiye gufata ibyo kurya by'abakozi. Tuti abaragiye, tuba duye umupira rero, turatera umupira ko mugenzi wanje atera umupira urasimbuka uja mu ruzitiro, kuza nayo ndawushaka, ndaseseramo ndawuzana, aho nkuzaniye nsanga izamu rye ririmo ubusa, ntawurimo. Uyu mugabo agiye, uyu mwana agiye, kandi ngiye kumubona bona asohotse mu nzu afite igihaza, akaba yantanzeyo nta gukaraba wapi. Nanje umupira njugunya, ndasimbuka, nanje inkono ndafundura, ndagishingwe ndakizana. Turahura, agarutse aje gushikira ikindi, nanje ngigira vuba asohoka, nanje ngirangije bihaza turabyakukanwa. Abana burya ntibaje bahagarira, turabyakukanwa. Nagiye gusubirayo bwa nyuma nsanga hasigayemo ibishyimbo n'inzuzi gusa, kuko yarazi yuko azanye icyanyuma. Rero akirya yitonze, aranjegerana, kagomba kumusaba akandeba, nkabona ntafite impamvu yo kumpa rwose, ariko nacyo kirashira, hasigara urubanza rwo ku mutima. Rero none ko twabimaze ibihaza kandi nyirabyo saa sita akabaraza, tugomba kuvuga ko ntabyo twakoze, kuko mama ntabwo arareba mu nda, arabwirwa n'iki ko birimo. Ntabyo twariye, uhereye none, uhereye ubu turashikamye, ntabyo twakozeho, maze turebe. Ariko saa sita ibirageze, nyiribihaza baraje, igitima ngo hwi. Umunyabyaha rero ibye nta kigenda, igitima kiranyaruka ngo hwi. Ariko rero turaburana, ntabyo twariye rwose. Mama yihutira mu nzu, agezemo agiye gupfundura isafuriya, asanga nta giherukamo. Agaruka yabishe. Rero muri hehe mwabisambo mwe, muri hehe mwabigwe, muri hehe mwanjije mwe? Tuti niki? Kuki mwangiriye mu nkono mukarya ibihaza by'abakozi mwabisamba? Tuti urashaka kuvuga ko mu nkono nta bihaza birimo? Ntabwo ari mwe mwandiriye ibihaza. Tutumva
ahubwo nakarengane gatangiye rwose. Ntabwo twari tuzi ko ababyeyi barenganya abana babo, none ahubwo ibyo bihaza ubishize kandi wewe ugiyemo. Urubanza turumukatiriza, turaburana birakomera, tutumva rero. Ndavuga numva je umaze kuva hano nagiye nja gutera umupira ku ishuri kuri Kamana, none tubonye uje turagaruka nto twaje niko byagenze. Ninje wavuze ngo ahubwo reka turonde ibirenge byaba byari ibyo bihaza maze tukwereke tumushaye. Sawa, ngaho muveyo hano mu nzu, noneho muveyo. Urubanza rwacu rusa ndo tumaze kurutsinda da, urebye neza turi gutsinda rwose, dufite ingingo zihagaze neza. Hari igihe umuntu haga ku kinyoma ukabona yashize ubwoba, uko ari kugishimangira akakigira ukuri. Hari igihe ikinyoma ukivuga inshuro nyinshi ukagihindura ukuri kandi atari ukuri. Rashikamye turi mu ingingo zacu ziri kwiyongekanya, natubaza n'ikindi kibazo turongeraho izindi ngingo zimutsinda. Muveyo hano, turaze muhagarara aho ngaho imbere ye, turahagarara. Abashashe akarago murakazi, asasa akarago. Icyo gihe nta mashini zo gusya zari ziriho, basyaga ku nsyo zibuye. Afata urwo ako karagashira hariya, ashira kandi gatoya ko kitwaga umuco wo gusya ifu ijyaho, aragashigikira, azana urusyo ararutera, ararushigikira, azana ingasire ashiraho. Turamureba, yenda gusya se, arasya iki? Arabishigikira, abafasha umwuko murawuzi, abawushinze iburyo arawushimangira hasi, awutwerekezaho. Umwuko arawushinga, arawukomeza, azana icyitwa umudaho mu witeke, kamwe kadaha kakaruje, kameze nk'akaruje kagati, arashinga ibumoso, maze hasigaye turabikuye umukecuru ibisi kandi we abaye ati. Turakomeza turamwitegereza tutika turebe, nuko afata yangasire hamwe hasya, hari ifu yarahasigaye abayiteye mu ruhanga rwe nguteramo kashi, agafuka uruziga karigaragaza. Asubiza hariya, maze aratangira, ntabwo atwitayeho. Urubanza rwacu yarwumvise, hasigaye urwa kabiri. Aratangira ati, umva rero, umva warusyo we, ni wowe nasiza, nawe wangasire we, nimwe musya aba bana bakanywa bakarya, mwiriwa. Umva wa mudaho we, wa mwuko we, ni wowe nshigishisha igikoma ngakora umutsima ngabahereza bakarya bakanywa. Umva wa mudaho, aba bana bose bakuririyeho, nta numwe ntahaye ibyo kurya nkoresheje wowe, wiriwa. Umva wa ruhanga we, ni wowe wababyaye. None dore ibihaza byanje nabibuze, sinzi wabiriye. Aba bana barahakanye ko batigeze babirya, kandi uwabiriye yabanyuzeho mwese. Maze wa mwuko we, wa rusyo we n'ingasire, wa mudaho we, wa ruhanga we, aba bana umwe uratambuka uru rusyo n'ingasire yarwo, akanyura hagati y'umudaho n'umwuko, agashora ururimi rwe kuri iyi fu iri mu ruhanga rwanje, akayikuraho, maze akaba amahoro, ntiyitura ahangaha araba atari ibyo bihaza. Ngaho rero ngabana mwe, ngaho nimutambuke, dore nta bihaza mwariye. Kambabwire nshuti zanjye, nagiye kubona mbona urusyo rwahindutse ikindi kintu, mbona rufite amaso ruri kureba, mbona umwuko n'umudaho biri kureba. Ndebye mu ruhanga rwa mama ncika intege,
gutambuka biratunanira. Ati nimutambuke mwabisambo mwe, niba nta bihaza biri mu nda ngaho nimunyure ahangaha, bibyara tunaniye. Nshuti zanjye, nyiribihaza araje, nyiribihaza araje. Ibyo murabikora nkabihorera, mukibwire ko mpanywe namwe. Nyiribihaza araje bavandimwe. Rangije ibyumweru 2 hano, ntabwo ari uko ndi nzimizi, ntabwo ndi nzimizi ngewe, ntabwo ari ubutembere. Hari igitsi ku mutima tugomba kubwira abantu b'Imana, kandi mu byo tugomba kubabwira harimo amategeko y'Imana, ubwiza bw'itorero, ariko musozo hari urubanza. Generekeje ku musozo, ndi hafi gusoza amateraniro nakoreya. Ibyo nagomba kuvuga nibyo bishoreje kuri urubanza. Bavandimwe, imbere yacu hari urubanza, kandi impamvu ruzaba rukomeye nuko Yesu yaciye inzira nziza y'ukuri, ndetse yageretsemo ijambo rivuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ndateka bazacirwa. Nituba muri we, ibihaza twariye azabidukiza, ariko nta n'umwe uzihagararaho ngatsindira urubanza. Mu maraso ya Yesu honyine niho tuzatsindira urubanza. Nibihaza bizarigitira, nta gihaza na kimwe tuzabarwaho, kandi ibyo ngibyo bizabaho mbere y'uko imanza zibaho. Tuzabanza gusa na Yesu nyir'ubutungane. Reka nje nanga muri mugoroba dutangiye isabato, tuzirikane ko ibyo bitureba twese, tuve mu manjwe, tube abanyakuri, kandi Yesu nawe ibyo tutatunganije azabitunganya. Nitumwiringira azabidukorera kubwa Yesu umukiza wacu. Bahangaye bavuga, Data wa twese nyir'ububasha bwose, turagushimye cyane kuri Imana nziza, izina ryawe rihimbazwe. Duciye bugufi muri umugoroba dutangiye isabato, ijambo ryawe riduhishuriye iby'urubanza rwawe. Twese uko twakabaye, nta n'umwe ufite umutima uri hejuru y'urubanza uca. Turaba gutsindirwa imbere y'ubwiza bwawe, utwambike gukiranuka kwawe, utwikire isoni z'ubwambure bwacu dufite imbere yawe, ibyacu bitwikure nk'ibyambaye ubusa. Reka ubwo Mwuka Wera aduhishuriye iby'imanza tube mu maraso yawe. Reka ibyo wakoreye Karuvari bibe igifashe kiduhumuriza, kiduhuza nawe. Aba bahungu bawe n'abakobwa bawe barakwemeye muri uyu mugoroba, barakwemeye kandi barakwemeye. Bamwe bamaze gufata umwanzuro wo guhamisha igihamya cy'ukuri cyo kubatizwa, gupfa no kuzukira muri Kristo, umubatizo wo mu mazi menshi. Ubwo pasitoro azabatiza imibiri, uzabatiza imitima yabo. Babyarwa ubwa kabiri mu mitima yabo, bahindurwe babe intwaranizi gukorera uyu murimo muri iminsi iheruka. Mwuka Wera azayobora icyo gikorwa cyose uko kingana kubwa Yesu umukiza wacu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.